turakiriye indogoba yawe, turakiriye umusabyikazi wawe, turakiriye n'icyo wamutumanye Mana. Yasane aba ariyo bivuga, akore nawe ukoreshwe Mana, abitwiyivomere ishengero, imitima yagadutse yongerwe mu nkomezi. Mwami Mana, abarozi bahunge muri kino kibanza, abapfumu badukikuje batigirwa Mana vyabo muri kino kibanza. Mwami Yesu, igikorwa cyo kubahoka, komeza ukora imirimo n'ibitangaza, ingo zasambutse zongera zubakwe, abavuye mu murimo wawe bongera basubije mu intege. Mavuta y'Imana yirukira ahantu, ngabire zakwanda zongera zizamuke, abaririmbyi bongera baririmba ku rundi rugezo, abavugabutumwa bazamuke ku rundi rugezo, abahanuzi bazamuke ku rundi rugezo, abasenzi bazamuke ku rundi rugezo. Mana, turagutegereje uyu muhingamo, ngwino ukorane natwe. Turakwakiriye Yesu, turakwakiriye Mana, tugukomeye amashi, icubahiro, amashimwe byawe impundu nabigaragara kwa Yesu. Tugihagaze duhagurutse twese, duhagurutse twese, fatira ikiganza uwo muri kumwe. Nundengane, 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 ni wewe gukoreho mugati nemerera gukoreko uyu mugoroba Yesu agira gukoreko uyu mugoroba Yesu agira kubohore uyu mugoroba Imana yawe igaragare aya masaha agira kwinjiza mu masezerano nemerera Yesu abahezage. Reka tuyongera amashyi y'Imana yacu bikwiye, tuyongera amashyi bikwiye, tuyongera amashyi twabwira umukozi w'Imana. Kaze mama, Yesu aguhezage. Yesu abitane, amen. Murakoze cyane, reka twongere dukomere Imana amashyi cyane.
ndagira ngo kandi nkwinginge wongera amashyi uyaha Imana. Yaremye ijuru n'isi ikwiye amashyi. Yakurokoye urupfu rwari rukomeye kuriya ikwiriye amashyi n'impundu. Yakwishyuriye amashuri ukiga ikwiriye amashyi. Yatumye utwita ukabyara ikwiriye amashyi. Yakubyukije kuri cya gitanda abandi bakiguyeho ikwiriye amashyi. Ikugaburira uri umushomeri udakora ariko ikakugaburira ikwiriye amashyi. Ikurinda ikakurindira hafi ya wa murozi kazi muturanye ikwiriye amashyi. Tugejeje kuri uyu munsi wa gatatu, imiteguro y'abakonikoni yateguwe itakunze ikwiriye amashyi. Mu mwuka agenda byumva ahangaha hari abantu twahanganye babiri kuva igiterane cyatangira. Ninjoro baraye bacitse imbaraga, Uwiteka bakoreraho n'ubufindo n'ikimenyimenyi ntibagarutse ntibazanagaruka. Hari ubufindo Uwiteka ajya akora iyo ndi mu gikorane nk'iki ngiki, hakabonekamo intumwa za Satani zaje guhangana nanjye. Hari ubufindo Uwiteka ajya azikoreraho kuko iyampagurukije nta ruhare wabigiramo ngo unyicaze, iyanyakije nta ruhare wabigiramo ngo nzimye, kuko impasapoti y'ibyo yanshyizemo mu rwego niyo waba ucisha muri Nigeria utahangana n'imbaraga z'Imana zikorera muri jye ngo bishobore. Ibyo nkubwira ni ukuri. Uwiteka yanshyize kuri notere, yabanje kunsapotinga mu buryo bwose. Yabanje kunsapotinga ku buryo nicara nkakorera Imana nta stress mfite. N'umudokiteri unkurikirana yayobewe amatiyeri nkozemo kuko yasanze imbaraga ngira n'ibiro mfite sinjya nanirwa, sinjya nsarara, sinjya ndwara. Imana rero yampagurukije ikanshyiramo ibyayo inshuro nyinshi ndayishimira, kuko numva mfite intego yo gukora n'abana nabyaye bagakomerezaho natangiriye. Nasanze gukorera Imana ariho hariho umurongo ufatika. Bivuze ko umuntu uri muri iki giterane ategetswe kwihana akakira Umwami Yesu, kuko impamvu yo kwihana nuko natwe twihannye kandi tugasanga nta gihombo kirimo. Nshimiye Imana yangejeje hano. Naturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ku bantu bambonye bwa mbere baje uyu munsi nababonye bashyashya, n'ejo hazaba hakiza abandi. Nshimira cyane n'abayobozi banyu bangiriye icyizere bakampamagara ngo mpagarara aha. Nshimira n'umugabo wanjye nubwo adahari umfasha gukorera Imana n'impano ziri muri jye akazisapotinga kugira ngo zikore. Turi bukoreshe igihe gito kugira ngo ejo tubone uko tuzindukira mu nzu y'Imana.
kuri uyu mugoroba twatashye dutinze ariko nawe ari wowe nta kundi wari kubigenza. Nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel, nkora umurimo w'Imana ku isi yose, ariko itorero mbarizwamo ni rya ADPR. Adresse ni Cyahafi, bahita mu Cyahafi mu mujyi wa Kigali. Hanyuma njya kuza hano ntabwo ari ibintu byantunguye, mu mwuka narabyumvaga, nakiriye ubutumire, gahunda zose mfite zari zigoye, Uwiteka ahita azoroshya. Mutware n'abana, ngira abana 3, fura yanjye ifite imyaka 16 n'umuhungu, umukobwa ukurikiyeho afite imyaka 12, umuhungu ukurikiyeho afite imyaka 6. Iyo nje mu murimo w'Imana ndicara nkabasaba uruhushya, bakabanza bakagenzura umutekano wanjye, kuko amavuta mfite mbere yuko mwebwe muyemera, umugabo wanjye n'abana bayemera cyane. Bamfite nka mama wabo, bakangira nk'umukozi w'Imana. Yirekeraho yirekera ahantu yariri mvuga, ndaza kumenya kubijera aho rwose ntiwongere kuhakura. Hanyuma iyo nicaye mbasaba uruhushya, bansaba raporo y'iminsi ngiye gukora, gahunda yo kurya no kuryama, nimba ari igiterane cyangwa ari amateraniro. Nibo bakora inama ya style nzambara zijyanye n'umuvuduko nzaba mfite. Hanyuma uyu mugabo tubana yandambagije muri 1995, ankwa mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubukwe busohora muri 2006. Ndabibonye ko hano abantu bize imibare ari bake. Iyo muba mwaratsindaga imibare mu ishuri muba mutangajwe n'imyaka nategereje umugabo. Biragaragara ko namwe abayigaga mwasohotse. Yewe nakundaga gusiba ishuri, ariko nkaba umuhanga, nazaga muri 3 sinabarenzaga, kandi nigaga gake kubera kuvukira mu rugo rugoye, ariko nkaba umunyabwenge bwinshi. Njya no kwiga mu ishuri rya Bibiliya, nigaga gake kubera gukunda urugo rwanjye, kandi mu manota nkazana 75 hafi aho. Bakibaza impamvu. Kwiga gake ugatsinda cyane ni ukubohoka. Turi mu giterane cyo kubohoka, kandi ibintu byatangiye. Kandi uyu munsi harabaho ikintu kidasanzwe. Imyaka 11 nategereje umugabo, nari ndimo nkurwamo, ncurwamo, mpindurwa umukozi w'Imana, isi zabitegereje iki gihe. Mvuka ndi umwana wa 8 kuri mama, kuri papa ntabwo ndabimenya, bucya mbona abandi yabyaye. Sinamurenganya, niko isi ye yari yubatse, yari umukire, amafaranga ku mupagani arongoza. Hanyuma ngira ingorane mu bana yabyaye, nige nashatse ntinze. Ngira amahirwe mu bana yabyaye, nige mukire afite. Kuko nige
ujye usapotinga imiryango. Kandi no mu byo nasabye Imana nayisabye kwikorera mfite amafaranga, mfite uburyo, biraryoha cyane. Nakoreye Imana igihe kinini ntagira n'icyayi cyo kunywa. Nakoreye Imana igihe kinini nambara umwenda umwe. Nakoreye Imana igihe kinini mpingira amafaranga. Nakoreye Imana igihe kinini igihe na mama twicara tukibaza uko turi burye nijoro, inshuro nyinshi tukaburara. Nanarwara muganga ampa imiti ngatinya kuyinywa kugira ngo ntapfa kubera inzara. Imana ikajya imbwira iti nzakugaburira, nzakwambika, nzakugirira neza, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Abandi bakabika amafaranga kuri banke, njye nkabika nzabana nawe, nzakugirira neza, umuntu rero wibitseho nashaka nataha yisororere kuko ejo azaba akazi. Mu myaka 11 narakowe, ntegereje umugabo wagiye mu mahanga, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, atwara ibikamyo bya rukururana. Imana yanyeretse abantu, reka mbabwire icyo utazi ni umuntu. Abantu baranshanze nanga gucanganyukirwa. Abantu baranstresheje ndikaruma nanga kugwa muri stress z'abantu hato hazagira hypertension cyangwa hypotension. Nafashe ikintu cyitwa ikigeragezo nkireba mu busho, nkajya nkireba mu gihorihori, nkajya nkisuzugura. Genzi gusuzugura ikigeragezo. Nkamenya kandi no mugira ubwoko bw'agasuzuguro kejejwe. Nzi gusuzugura umuntu umvuga, nzi gusuzugura intambara iyo ari yo yose, kuko nzi ko nyiri intambara hari niza rwana ntarazime. Amen. Kuvuga ngo umuntu yamvuze iyo ngize Imana nkamumenya, mugurira amayinite kugira ngo umutere inkunga yo kumvuga, kuko amfasha kuba umusitari. Kandi utagira ibintu bakuvuga ubuciriritse. Kimwe mu bintu bigaragaza ko uciriritse nuko utagira abantu bakuvuga. Numva nk'abantu bakuvuga ujye umenya ko ukiri hasi. Kikubwira ko umaze kuba umusitari, umaze kugira burenga, no kugira abanyamateko bakugendaho. Iyo rero numvise hari umuntu watikuye, ntangira kugenda mfashe mu mufuka nkavuga ntubwo ndushijeho gukomera. N'abatagira amamega ngo bandebe kuri internet, nabo babonye uburyo bwo kumenya. Ubu nzamurira izina iyo mvuga. Kandi no kuvuga ngo umunyamagambo wese uraha, nkubwiye ko iyo uvuga umuntu buri kumuzamurira izina ukamuzamura wowe wimanura. Barimo mumenyekanisha mu makaritiye. Abakozi bo mu rugo ntibazamumenya kuko ntibabona umwanya wo kujya kuri internet. Ahubwo simbabwiye akantu k'ubwenge. Mu myaka 11 ntegereje umugabo, nahuye n'abahanga bafite gahunda yo kuvuga. Baravuga. Narasuzuguwe kugeza ubwo n'umuntu udafatika, udafite amafaranga asuzugura. Uzi gusuzugurwa n'abantu bafite amafaranga, ugasuzugurwa n'abashomeri. Uzi gusuzugurwa n'abantu bashatse, ugasuzugurwa n'abatarashatse. Uzi gusuzugurwa, ugasuzugurwa n'abantu batakurusha inzobe nziza. Baransuzuguye bankiniraho, baransuzuguye bakajya banatobora bakavuga. Umugabo nazakujyana, ntimuberanye, ntimukwiranye, n'ubundi wari wipashije muremure, reba wirirwa uhinga, reba ukusa, reba. Bimwe bavugaga bizari byo. Aba bantu bavuga ibintu babonye ko ari byo, ariko nkabareka bakavuga kuko nari naravuganye n'Imana irambwira iti mutegereze niwe nzaguheraho umugisha. Baramvuze kugeza ubwo bajya kuri Radio Rwanda kuntura indirimbo zasabwe. Baramvuze kugeza ubwo bansanga bakajya banambwira bati ntiyakujyana tukugiriye inama washaka undi, nese kubera icyo atazanjyana, ni umukire ukaba umukene. Icyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko azanjyana. Nzajyana ubukene mpa amafaranga, nzajyana inzara mpa ibiryo. Icyo ni ikimenyetso cy'uko azanantwara. Ariko bavuga ngo niyanjyana
nareba uburyo asa yewe umugabo wanjye ukuntu asa niko nari nasabye Imana yewe ndiyemera ntabwo njya nkunda ibintu bitari finyore ntabwo rwose yewe nkunda ibintu biri finyore nkunda ibintu bisirimutse mu buzima busanzwe genda ndi umukire w'umusirimu yewe numvaga nshaka umugabo mwiza ariko wirabura unsumbaho gake kugira ngo nimuterekere amaso bitazajya bimvuna numvaga nshaka umugabo uvuga make kugira ngo njye nkomereza aho avuze kuko ngira umunwa numvaga nshaka umugabo ufite iwabo bakundana mama we na papa bakundana bya hatari kubera ko ngiye nabyirutse iwacu mbona papa na mama ari ku ngumi numvaga nshaka umugabo ukorera Imana ariko ufite uburanga ku buryo nabuhuza n'ubu bwanjye tuzajya tubyara abana bameze nk'abametisi aza rero ariko ameze Imana ishyira mu kigeragezo cyo kumutegereza iriya myaka ariko Imana ikajya imbwira iti mutegereze bavuge abarozi barambike mu tuntu niwe nzaguheraho umugisha. Amen. Ubu se tuvugisha ukuri ubu yo mundeba koko mubona hari stress z'umugabo mfite oya kurikije ukuntu mba nisekera ukuntu mba nibereye mu mwuka erega ntabwo wajya mu mwuka gutyo ufite umugabo w'ishitani umugabo w'ishitani se akubwira ngo genda se no mu kwa gatatu nari muri iki gihugu ndi mwivuga buto rero Imana yarakoze kuko kumutegereza nta gihombo nagize kubw'amahirwe arazaranjyana ubwo hagati harimo ubuhamya bwinshi buryo nagiye gusenga ibyo nagiye mpora nabyo ubwo ndarezimye kuko mu kanya tugiye kwimbika tugiye kuguruka mu kanya hari ibindi bintu tugiye kugurukana kuko ndashaka ko ejo izuba rizarenga hari igitangaza wakiriye ejo mu masaha y'ikirengarenga hari ikintu uzaba wakiriye kandi n'ubu hari ibyo mwatangiye kwakira nuko batabahaye umwanya wo gushima ariko narose nabonye indoto nziza zagarutse nabonye telefone zongeye kwakira akantu nabonye mwatangiye gusubiza ariko iki giterane ni integuza akagiye kuba muri mwebwe ndagira ngo umuntu usoma dusomere mu gitabo cy'abacamanza igice cya 7 ahere ku murongo wa 19 ageze kwa 21 amuhereze mikrofone adusomere igitabo cy'abacamanza igice cya 7 umurongo wa 19 ugeze kwa 21 igice cya 7 umurongo wa 19 ugeze kwa 21 turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko Gideyoni n'abantu 100 bajanye nawe bashika ku mucumbi ya mbere igihe umuteramyi wa kabiri agitanguye ariho bakimuvyura nuko baca bavuza inzamba bamenagura ya mibindi bari bafise mu ntoke nuko ya migwi uko ari 3 ica ivuza inzamba bamenagura ya mibindi bafatisha zamuri ukuboko kw'ibubamfu inzamba bazifatisha ukw'iburyo mu kuvuza biha akaruru bati inkota ni y'uhoraho na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho yarari bakikuje ayo macumbi maze ingabo zose zirahaguruka ziriruruka bavuza induru barahunga
nuko bakomeza kuvuza za nzamba uko ari 300, maze Uhoraho atuma abamidiyani basubiranamwo bazibagurana inkota mu ngabo zose, maze ingabo zisigaye zirahunga zirinda zishika i Beteshita ku nzira ija Izerera, zishika no ku rubibe rw'Abeli Mehola ahereranye n'Itabati. Amen, amen. Urakoze cyane, urakoze pe. Ye mufunge Bibiliya tuganire kuri aya magambo y'Imana. Funga Bibiliya tuganire kuri aya magambo y'Imana. Gideyoni umuhungu wa Manase wari wibereye munsi y'igiti cy'umwera ari gusekura ingano, umwana wo mu bakene uri gusekurira ingano mu muvure bitabaho, umwana uvuka mu muryango usuzuguritse, umuryango wavukagamo wari ufite ibibazo bibiri, cya mbere wari ukennye, cya kabiri nta muhanuzi wavukagamo. Kandi ibintu Imana yamusabaga gukora byasabaga ko nibuze nimba bakennye habe hari umuhanuzi uvuka mu gisekuru cy'iwabo. Iperereza ryagaragazaga ko ntawe uhavuka. Ibyari byemeye ko Uwiteka akoresha Gideyoni afite iyo miziro. Ariko abamidiyani bari barazengereje Abisiraheli. Ejo twavuze ku nkuru za Eliya. Eliya yari umuntu wabohotse agera mu rwego abohora n'igihugu. Noneho n'uyu Gideyoni turaza kubona uburyo yabanje kubohoka, yarangiza akajya kubohora igihugu, agatandukanya intambara y'abamidiyani n'Abisiraheli. Abamidiyani bari bafite ubugome bukabije. Kimwe gikabije cyarangaga abamidiyani, bari bafite umudayimoni wo konona. Ndabisobanura, birashoboka ko ari ikinyarwanda gikomeye. Ni ugucunga ibintu bigiye kwera habura nk'icyumweru ngo basarure bakabitemagura, gucunga habura icyumweru ngo ukore ubukwe bakabwica, gucunga habura icyumweru ngo urire indege bakabyica. Konona nicyo bivuze. Gucunga inda yenda kuvuka umwana bakamunigira mu nda ukamubyara apfuye, niko konona. Abamidiyani bari bafite ubugome bwo konona. Gucunga itorero rigeze aho riryoshye, abamidiyani bakaza kuryonona. Gucunga abana benda gukora ibizamini bisoza umwaka, abamidiyani bakaza konona. Rero iri joro nahishuriye ko abamidiyani bononye ibintu byanyu babononera. Niyo mpamvu mu kanya tugiye kubanesha nk'unesha umuntu umwe. Nta bintu by'imikino, umuntu ufite ibintu byo gusitasita yicacekere. Twebwe aho batugejeje nitwe tuhazi, ahantu batugejeje nitwe tuhazi. Uragura imodoka mu kandi kanya abamidiyani bakaba barayidongereye, ukayijyana mu igaraje bugaca ikongera igapfa. Buryo bakubitanye n'umutwe w'abamidiyani. Umumidiyani ugira gutyo ugafungura business, byatangira kugenda ukayoberwa uko bigenze. Urya bari umumidiyani abaje akagira gutya akabyica. Uwiteka arebye abona akajagari abamidiyani bafite, nuko yabitegereje akabona akajagari abamidiyani babagizeho, akamagurutsa. Niko byagenze abanya abamidiyani uburyo bafite akajagari kavanze n'ubugome. Aravuga ati jyewe igihugu cyose nakirebye, nibyo kirimo ababishopu, kirimo abaposo, kirimo abantu bize, kirimo abantu bakaze, ariko nabonye umuntu woroheje wibera munsi y'igiti cy'umwera, woroheje uri munsi y'igiti cy'umwera, usekura ingano mu muvure. Byaramucanze, ariko nubwo byamucanze asigaranyemo ari kugaragaza muvoma. Nubwo nta sapoti ariko afite muvoma, nubwo atagira abamufasha ariko afite ibintu bibiri. Afite imbaraga akagira n'ubutwari. Ngibyo ibintu bibiri Gideyoni yari afite. Yagiraga imbaraga akagira n'ubutwari. Ubu wasanga ari umuntu wicana muri iri teraniro nta kintu na kimwe agira, ku buryo Uwiteka mureba akavuga ati uyu aruzuye aracagase, uyu bitebye.
ubu mu kanya nawe urasabwa kwakira umwami Yesu ukareka ibintu by'akavuyo byo kuba akazuyaza. Imana irebye Gideyoni munsi y'igiti cy'umwera. Wenda ejo navuze ku giti cy'umurotemu, uyu munsi mvuze ku giti cy'umwera, hari igihe ejo navuga ku giti cy'umukindo. Igiti mu yandi magambo ni ubuhanuzi cyangwa se gisobanura umwami Yesu. Yesu yaravuze ngo ndi umuzabibu namwe mukaba amashami, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Kuba Gideyoni yari munsi y'igiti bigaragaza ko yari akijijwe. Hanyuma ngo akomeza gusekura ingano. Kuba mu giti ni kimwe, kuvuga mu muryango usuzuguritse ni ikindi, ariko umuvoma ufite munsi y'igiti hari ikintu zigiye gukora mu kanya. Uwiteka arangije azenguruka igihugu cyose, asanga abantu yagatumye ntawe uzashobora Abamidiyani bafite ubugome bungana gutya. Arebye abakomeye asanga wapi? Asanga icyo ashaka ni Gideyoni ugifite imbaraga n'ubutwari. Arangije aramubonekera munsi y'igiti cy'umwera, aramuhamagara ati Gideyoni. Undi ati karame, uri umunyembaraga ugira n'ubutwari. Undi ati kagira inkuru gute ko mvuka kompuregisi si ikintu. Reka nkubwire, ahantu uvuka naho hashobora wishinze aho uvuka wapfa udakize. Si iki kintu muracyumvise? Wishinze kugendera kuri ritime yaho uvuka wapfa utageze no muri salon kwa feri. Wishinze karandezi wanyu wapfa utageze no muri segonderi. Gideyoni yari yarakoronejwe naho avuka. Ibaza kugira ngo Imana imubwire ngo Gideyoni uri umunyembaraga ugira n'ubutwari, genda uko imbaraga zawe zingana niwe nzakoresha kugira ngo nkize Abamidiyani. Atangira kujya kurondogora igisekuru kiwabo. Uwo ni umwuka mubi, ni umwuka ugaragaza kubohwa. Iyo ureba ukabona iwanyu nta cyiza kihaba, nawe wumva ntacyo. Iyo ureba ukabona so yashatswe n'umufundi, nawe wumva uzashaka umufundi. Iyo ureba ukabona nyoko yashatswe n'umuntu uciriritse, nawe wumva uzashaka umuntu uciriritse. Ibyo bintu akaba ari byo jyewe nanarwanyaga. Mbaga nzashaka mu muryango ukase. Gideyoni nizo kompuregisi yari afite. Jyewe aho mvuka ntibinyemerera gukora ibyo uvuze. Igisekuru cy'iwacu ntikinyemerera kujya kuri uru rugamba umbwiye. Uwiteka ati nta kindi ngusabye gukoresha. Nta gisekuru kiri bukora aha. Nta gisekuru kiri bukore ku Bamidiyani. Nta mashuri ari bukore ku Bamidiyani. Oya. Nta gihagararo kiri bukore ku ngabo z'Abamidiyani. Oya. Nta taye nziza ikenewe imbere y'Abamidiyani. Oya. Nako ntacyo n'imodoka ihenze byakora imbere y'Abamidiyani. Oya. Nta bintu by'amaritime n'amajeste ngo akabonye Mana bikora imbere y'Abamidiyani. Imbere y'Abamidiyani harakora ubutwari n'imbaraga, kandi urabifite. Ikintu ngusabye, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ugende uko zingana. Hari abantu badashaka kugenda uko imbaraga zabo zingana. Yabona umuntu aba umuhanuzi kaza ati nanjye ngiye kurita bwirebo kabiri taguru. Yareba akabona umuntu n'umuvuga butumwa, nanjye ngiye kuba ndabona tumirwa. Ugashaka kugenda uko imbaraga zawe zitangana, kandi uko imbaraga zawe zingana zakora ibintu bikomeye. Uko kuntu imbaraga ufite zingana zirakora ibintu bikomeye. Imana iramubwira iti Gideyoni uko zingana uba ari ukugenda. Gideyoni aravuga ati ndabizi ko muri no minsi hateye amajwi menshi. Ese nino yarahageze amajwi menshi y'abahanuzi batari bo cyangwa ni iwacu mu Rwanda? Nino barahari bavuga ko ivuga itavuze. Nino abacanshuro bitwaza impano barahageze. Natwe baratuzengereje. Gideyoni yagize amakenga aravuga ati sinzi nimba ari marayika uvuze, ariko noneho kugira ngo nemere ko ari wowe uvuze wampa ibimenyetso. Iki kintu cy'ibimenyetso rero kirakonta.
ubu ngubu impamvu ubona wabwiwe ibintu muri bibiri bikaba bitarasohora, birashoboka kuri kubeshyera Imana atariyo yavuze, ukaba ubitse amasezerano yuzuye agenda atari Imana yavuze, kuko umuhanuzi avugirwamo n'amajwi atatu: ijwi ry'Imana, ijwi rya Satani n'ijwi rye. Ayo niyo majwi aba mu muhanuzi. Aha naba ninjiye muri ndi somo, ariko impamvu ushaka kubivuga ni ukugira ngo nkumvishe icyo Gideyoni yakoze, ko Gideyoni ari umuhanga. Yaravuze ati ndazi ko aya majwi aba mu muhanuzi. Ijwi rya Satani rimuvugiramo cyagiye yagiye mu ntege nke, kuko nawe ni umuntu. Ijwi rye rimuvugiramo cyagiye yagize amarangamutima yifuza ikintu ku muntu. Ijwi ry'Imana rimuvugiramo cyagiye afite ibihe byiza. None kugira ngo neme ko ari Uwiteka uvuze, ndasaba ibimenyetso. Ugerageze gukamera udacanye ko gatoroshi karamvanga mu maso. Birashoboka ko wakamera udacanye itoroshi. Narababwiye ko nabonye ibiryo ntinze bituma ndwara amaso akabije. Yewe ndiye vuba munyihanganire, ariko igihe ndiriye byaranyobotse, kandi ndashimira Imana ko yabimpaye. Noneho Gideyoni abwira Imana ati Mana, tugiye gukora inama jye nawe, ngiye gushyira ubwoya hanze njye mu nzu ndyame, ninsanga mu gitondo ubwoya butose nta mvura yaguye, nkasanga iruhande rwaho harumye, ndamenya ko ari wowe uvuze. Ndajya guhangana n'Abamidiyani kuko barakomeye, n'abagome Mana nawe urabazi. Mu gitondo asanga niko byagenze. Aravuga ati Mana, niko byagenze, ariko mbabarira inshuro imwe gusa, noneho nsanga bwumenye impande yaho ariho hatose, ntabwo nongera kukugerageza. Mu gitondo abyutse asanga niko byagenze. Arangije asubira imbere y'Imana. Umva isezerano Imana yari yaramuhaye. Yari yaramubwiye ngo Gideyo, Abamidiyani uzabanesha nk'unesha umuntu umwe. Oya, ndi kwitonda kuko ahantu turi buze gutera kiribiti ntiturahagera. Ndimo ndashaka kugenda gake gake, mu kanya ndaje aho turi butere kiribiti imbere y'abadayimoni, ntiturahagera. Ndaje twizunguze rimwe ubundi urebe uburyo ingabo z'Abamidiyani tuzigabamo igitero simusiga. Niba shaka babe buzuye uyu mujyi, turabagabaho igitero simusiga. Uwiteka abwiye Gideyoni ngo uzabanesha nk'unesha umuntu umwe. Ariko abaretse kumubwira kata y'urugamba, amubwira iryo jambo, ntiyamubwira uburyo azarwana. Abanza kumunyuza muri systeme, aramubwira ati rero ubu burije Abamidiyani bakambitse hariya hakurya mu rugerero, manukana n'umugaragu wawe Pura, mugende mu rugerero aho bakambitse. Ikintu musabwa ntimusinzire, mwebwe mwicare iruhande rw'aho Abamidiyani bari, mwumve icyo ndi bubabwire, kuko urahava ugize izindi mbaraga. Wari wagira uruhande rw'umwanzi wawe ukahava ugize imbaraga. Ahantu harimo isomo rikomeye, kugira uruhande rw'umuntu ukurwanya ukahakura izindi mbaraga. Bivuze iki? Ko iruhande rw'umuntu ukurwanya uhakura isezerano rivuga ko uzamunesha. Ntunesha umuntu umwe. Mana we muvuga ngo amina. Ngo aramanuka ajya mu rugerero, akambikayo n'umugaragu we Pura. Kujyana na Pura bivuze iki? Ntabwo Imana igikora ikosa ryo kugukoresha idacometseho umunyamagambo. Iguha umunyamabanga n'umunyamagambo. Iri ni isomo njya nigisha abayobozi, ndacitswe ndarivuze. Iyi Imana igiye kugukoresha ibikomeye, iguha umunyamabanga n'umunyamagambo. Niko bimera. No mu gihe cya Dawidi hari akagabo k'akanyamagambo gafite ubujajwa, niko kagiye kubwira Dawidi ngo umwami yavuze ko uzica Sawuli, azamuha umukobwa we, azamuha igihugu, azamuha. Abo ni abantu babiri bakora iruhande rw'umuntu w'umukozi w'Imana, umunyamabanga n'umunyamagambo. Pura rero yaramanutse nk'umuntu ushinzwe kujya atanga amakuru, kandi iyi Imana ntishobora kudukoresha itaducometse abantu b'abatanga amakuru, badutangira amakuru. Aba baba bakenewe. Noneho
ngo baryamye ariko badasinziriye. Ubundi mu rugerero ni ahantu badasinzira. Uramenya utazajya mu rugerero ugasinzira, reka mu rugerero ntabwo bahasinzirira. Mu rugerero ni ahantu dukura amakuru y'ibyo tugiye gukora mu kwezi gutaha. Noneho ngo bagire gutya, bahagarare mu rugerero bamere gutya. Ihangane urebe hano wa mwana we, telefone urayikora ugeze mu rugo nze nkubwire imbaraga zo mu rugerero. Abamidiyani barimo barabonona, ndashaka gukubita hasi imbaraga z'abamidiyani, kuko mwebwe nta nubwo muri aba hafi, mugiye kwiga mu gihugu cy'Uburayi. Mwebwe ubwene gihugu mufite si ubwa hafi aho. Icyo cyatumye Uwiteka bazana hano kugira ngo mufate amakuru. Kurikira wumve mu rugerero agashya kahabera. Ndajya gufashwa ngo nsare nkibuka ko navuze ko nsara mu kanya mu rugerero rero. Maze rero ibisazi byanjye ntibyihishe, ngo bakambike mu rugerero bahagere. Gideyoni nguyu kura nguyu, abamidiyani bakambitse hariya. Ngo barangije bararyama, ngo barasinzira. Ngo basinziriye bararota. Barose ngo umwe arabyuka ati ndarose. Batekagira inkuru. Wabonye abapagani barota kugira ngo abantu baje gutwara amakuru tuyazamukane. Ubundi ibintu byose Imana igiye gukora n'umurozi ukurwanya yarangije kubibona. Uremera ko niyo bagiye kuraguza mu bapfumu, umupfumu ababwira ati nyamara uyu muntu ntimuzamugarure hano. Hari umuntu herutse kujya kuraguza ngo anyicishe, umupfumu aramubwira ati iyi mvura yaguye sinjya ndebamo, ndabona imvura iri kugwa. Nawe ubwo nari ndano ndi gusenga mvuga ngo Mana aho banyanyagije ibirozi ngushije imvura umuvu n'ubitembeshe. Umupfumu ati imvura iri kugwa imeze nabi hano. Noneho reka twongere twitonde. Noneho wari wajya gutabarwa n'umupagane akarota watabawe, akajya arota uri ku kibuga cy'indege n'umupagani, Imana ikamunyuzamo icyo uzaba cyo. Icyo Gideyoni azaba cyo Uwiteka akinyujije mu bapagani barwanyaga. Ngo mu Midiyani umwe ararota ati ndarose. Batikagira inkuru. Ubwo ni mu rukerera aturose iki? Ati rero ndose inzozi, ndose mbona irobe rya sayiri, umutsima urikaraga, ugenda wikaraga, nkabona uriyongeza vitensi ukikaraga, nkabona urongeye urikaraga. Ngiye kubona mbona utembagaye hejuru y'amahema yacu agwa agaramye. Undi ati rero ndumva nzanye amakonegisiyo yo kuzisobanura. Dore umupagani wasobanuye inzozi sasa. Ubwo Gideyoni na Pura bateze ugutwi. Uzi ko yasobanuye? Yahise avuga ngo iyo ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya. Niyo igiye kudutembagaza ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Iri robe ryasobanuraga iki ryikaragaga? Kandi vuga mpagaze kuko mu kanya rigiye kwikaraga. Iri robe rero kuko nabonye muri abasazi birasaba ko uyu munsi mbashyira muri vitensi ngufi. Nkaba nitonze gukandagira ku muriro. Iminsi tumaranye hano arabavumbuye kuko nkandagiye ku muriro gake mwasaba. Noneho iri robe ryikaragaga ryavugaga iki? Ni ijambo Imana yari yaravuze ku Bisiraheli. Ryari rimo ryikaraga. Bivuze iki? Data we ndafashijwe. Abacuranze mwaje? Mwagiye. Ntabwo nashobora mudahari. Mube hafi mu twagiserere. Buri muntu ni nangaye. Ni mu munsi wa gatatu ntimuramenya koko. Hanyuma tugiye gukaraga irobe rigiye kugwa ku mahema y'Abamidiyani agwagaramye. Kuko ibintu byose bubatse ku buzima bwawe tugiye gukaraga irobe ribitembagaze bigwe bigaramye. Kuko kugwa ugaramye nabyo bifite ubundi busobanuro. Iyo ikintu kigaramye kugira ngo kiziyubure ntibishoboka. Mana we, iyo ikintu kiguye kigaramye ubwonko bw'inyuma buradabangana, agahanga k'inyuma iyo kaguye hasi control iratakara. Noneho ngo ngiye kubona mbona ngo ririkaraze no ku mahema y'Abamidiyani ngo ba ni ijambo ryari ririmo ryikaraga iry'Uwiteka avuganye na Gideyoni ari munsi y'igiti cy'umwera badahari ritangira kwikaraga. Ritangira kwikaraga. Uyu ni umunsi wa gatatu cy'Uwiteka avuze kuri wowe cyatangiye kwikaraga. Cyatangiye kwikaraga.
dutembagaje amahema y'abamidiyani, dutembagaje imbaraga zabo, dutembagaje ibyo bakoresha, turabitembagaje, turatakira gusa, ibintu by'abarokore ni uko bikora. Nimba waje uyu munsi biragucanga, ariko twebwe abarokore ibintu byose birakora. Iyo nkubise ukuguru hasi mbanze icyo nkose, haba haneshetse ingabo nyinshi. Iyo nirukanse mbanze icyo nkose, ibintu byacu birakora. Iyo uje ufite analize nyinshi utaha nibyo, ariko abantu banalize uyu munsi ntibashe. Noneho Gideyoni na Pura bahita bumva icyo Uwiteka avuze ko Imana ibabagabije, ngo bahita bazamuka basubira kuri tere. Bageze kuri tere, Uwiteka aramubwira ati rero hanga ingabo kuko nakubwiye ko uzabanesha nk'unesha umuntu umwe. Tegura ingabo nakubwiye ko, nagira ngo mbanze nkumvishe ko nabo urupfu rwabagezemo rwatangiye kubabungamo, nabo ubwabo batangiye kurata bapfa, nabo ubwabo batangiye kurata, nabo ubwabo babimenye. Abapfumu bakuragurizaga babimenye, abantu bamaze iminsi bakugendaho babimenye, ibintu byamenyekanye, umujyi wabimenye n'ibisara, abakonikoni babimenye, ibyababayeho ngo babimenye, nabo babimenye we. Maze Gideyoni arangije apanga ingabo, aratora we. Gideyoni ajya gutora nk'umuntu uvuga kwa Manase, ajya gutora nk'umuhungu wo kwa Yowasi, atoramo bamwe batagira ipeti, atoramo bamwe batagira amasengesho yo kwiriza ubusa, ararundana bamwe bazi kubyina ngo akabonye ariko basambana, atoranyamo babandi bazi kurepeta ariko ari abagome, ararunda pe, ararunda na bamwe bakunda kuvuga ko ari abahanuzi kandi ari abagome, ararunda na bamwe batera n'abazindutse ariko baje kuroga, ararundanya pe, aritonda ariko ararundanya. Uwiteka atoke na bya bindi na bya bigabo bimwe inzoga bikaza gusengura bizanye. Gideyoni na bimwe byambara karuvati ari ibisambanyi urabizanye. Na bya bindi bigukinga amaturo menshi kandi byaratwaye abagore b'abandi nabyo urazanye. Na bya bigore bica abagabo babyo inyuma byirirwa bisambana bica, ariko umugore uca umugabo w'inyuma nawe cyaha gitera n'iseseme. Ubundi hari icyaha na Satani atakora. Ubundi Satani yagize ubwibone nibwo bwamukonkumuye mu ijoro. Umugore uca umugabo inyuma uri hano aze kunsanga mukureho icyo cyaha, kuko uwo mugome uva indimwe na Satani. Kuya kato kabisa, kwiye guhabwa akato ufite uburwayi bubi. Imana irebye ihona Gideyoni na buryo yabizanyemo ibyo bigore bica abagabo by'inyuma, abona nabyo yazanye azase Gideyoni na za nsoresore zirirwa zibyina igisirimba ariko ari abahehesi nabo warunzaha. Uwiteka abwira Gideyoni ati rero ubushize twakoreye ku rugerero, noneho izi ngabo zijyane ku kagezi, ku kagezi aho niho ngiye kukwereka abantu muri kumwe. Ubundi utazibeshya ngo abantu bose iyi mitwe yose ureba aha ngaha muri kumwe. Uwiteka aje kujonjora abantu mugiye gusangira imigisha igiye kuza hano. Bivuze gace ariko ndi kubyumva cyane. Ibitangaza n'imigisha n'ibikomeye mugiye kurira, ibi bisibusha mugiye kurira, Uwiteka agiye kujonjora abantu bazabirya. Noneho ngo bagere ku kagezi, Uwiteka aramubwira ati no Gideyoni, gahunda ukuntu imeze,
bagiye kunywa amazi, umuntu unywa aje abagiza nk'imbwa ushyire hariya, n'umuntu unywesha amashyi ushyiraho. Ndakwereka abantu mujyana ku rugamba ngo haboneka abantu 300 banywa neza, banywesha amashyi. Kunywesha amashyi ni iki? Ni pozisiyo y'abanyamwuka bafite amakenga. Kuyora mbere yo kunywa, donc kuyora umugisha mbere yo kurya, ukabanza ugakebuka ukareba umupfakazi, ugakebaguzwa ukareba indushyi, ugakebuka ukareba uburaye, ugakebuka ukareba ukeneye ubutabazi, ukabona kurya. Nibyo bita kuyoza amashyi. Noneho haboneka n'abaje bagiza nk'imbwa, bubika bakaje bagiza nk'imbwa, ntamenye ko hari umukene ukeneye igitenge, hari umunyenzara ukeneye umuceri. Umva, twabanye n'abantu baje bagiza nk'imbwa, Uwiteka agiye kubigizayo, baraturiye Mani dufashe. Uwiteka arunda hariya aramubwira ati mva rero Gideyoni, aba bantu ubona nubwo ari bake, ari 300, aba babitsamo imbaraga zigiye gukora mu gihe kiri imbere. Aba baruta ubwinshi bwa babandi buzura no hejuru muri etaje no hasi birirwa ngo vuga ngo he, vuga ngo ha, vuga ngo hi. Aba 300 babitsamo imbaraga zizanyeganyeza umujyi. Babitsamo imbaraga zizanyeganyeza. Babitsamo imbaraga zizanyeganyeza. Hanyuma Uwiteka akebuka babandi baje bagize, aho gatumva basha ko Bibiliya iraryoha we, atumva basha nubwo muje bagize, nari narabakoze mu mufuka, nari narabahaye. Nubwo muje bagiza, nari narabahaye amakondera, mbaha imuri, mbaha impamba, mbaha amafaranga, mbaha ubutabazi. Muje bagije narabahaye amazu, narabahaye amamodoka. Nubwo muje bagize, nari narabahaye amadolari, mbaha amayero. Ariko ntimwamenya pozisiyo y'uburyo ibi bintu babyitwaramo. Muraje bagize, none izi mpamba nari narabahaye, iyi neza nari narabagiriye, ubu butabazi nari narabahaye, hatabuzemo na kimwe. Muhita murihereza aba bantu 300, muhita murihereza abantu 300 batigeze baje bagize Imana. Aba bantu muhite. Umuntu ufite ibyawe akaba yarari ku myata, Uwiteka aguhaye ibizawe. Iby'indangano umwami yarabitanze. Reka ibi bintu mbivuga nitonze kuko nta gipindi kirimo, kuko ari igihe tubivuga ngo bahanuzi bo mu Rwanda turakabya. Ubutaka bwose buri muri iki gihugu ntibufite nyirabwo. Bufite nyirabwo. Inzu zose ziri muri iki gihugu zifite nyirabyo, kandi ufite isezerano ry'inzu. Ufite isezerano ry'ubutaka, ufite isezerano ry'imodoka, kandi buri modoka yanditseho nyirayo. Bivuze ngo aba bantu bafite ibintu byacu ariko batamenye uburyo ku kagezi bifata. Mu Rwanda hari umugani uvuga ngo iby'indangano umwami yarabitanze. Hano sinzi nimba hano aba bantu, aba bagore barenzwe bakagenda baje bagiza ku modoka, bagiye kuziduha. Amen. Etaje Uwiteka yaguhaye ariko ukanga ugakora ibizira, igiye kujya muri 300. Uri muri 300 ngo nkubwire ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe. Uri muri 300 cyangwa urazabagiza. Uri muri aba bantu 300 Uwiteka agiye kugirira neza. Yego. Ndabona batarimo. Kanibwirira bahari. Reka nkubwira agashya kagiye kuba muri 300. Amen. Ariko jya muri 300 ugira utajya muri 300. Aya masaha tugezemo nta muntu ufashwa nk'umuyobozi hano. Kirazira kuza gufashwa nk'umuyobozi wigira utyo. Batera haleluya ngwi. No. Nta muntu ujya unyiryaho. Kuko ndebye no mu bakire hano nta umiga.
bisaba ko tugeze mu gihe cyo kwakira. Nushaka nanjye ufite imodoka y'icyatsi kibisi ubundi gushaka iy'umutuku. Urumva neza? Amen. Nanjye ufite ubutaka bungana wakubakamo kiliziya ndi gushaka ubundi. Hagira umuntu uza kwirya hano yimaringa yimanyagura. Iki giterane ni igiterane cyo kubohoka. Amen. Nikofi kabohoka, Amen. na konte zikabohoka, Amen. abana bakabohoka. Amen. Igiterane cyo kubohoka. Amen. Praise the Lord. Irageze Praise the Lord. kuri minota 15. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo ubundi ujye mu bantu magana ya Magana tatu. Zola bosh. gira mu bantu 300 nkwereka agatando kagiye ku. Nukuvuga ngo abantu magana ya 300 turi tayari kwakira ibintu by'abitwaye nabi. Amen. Turi tayari. Turi tayari kwakira abantu bitwaye nabi. Kwakira tayari kwakira imitungo y'abantu bitwaye nabi. Turi tayari. Iminota isigaye ndavuga mwese muhagarara. Iminota isigaye ndavuga mwese muhagarara. Mube tayari yaje kubiramba. Aba bantu bitwaye nabi baturwanya yarabahaye, baturoga yarabahaye. Izi nka bakamirwa tugiye kumirwa. Hallelujah. Mube tayari mbere aya mata banywa tuyanywa. Amen. Amamodoka bicayemo Amen. Amen. muri magana arababwira ati nta na kimwe mwemerewe gusubira nayo. Mubahereze abana b'abahungu bafata impamba za bagenzi babo, bafata icyo bita impamba, batangira kuvuga bati wari warabitubwiye. batangira kuzana akantu kakimwenyuza. Ariko batangira kumwenyura. Abamidiyani bari hepfo. Abamidiyani bikokinze, bikokingana intwaro zidafite amasezerano. Kugeza aho biryoshye bikokingana ibituza bidafite nzakurinda. Abamidiyani bikokingana amafaranga adafite nzabana nawe. Abamidiyani hepfo aho bafite agasuzuguro n'ubugome, ariko batibitseho nzakugirira neza. Ruguru aho hari abana bibitseho 300 bibitseho nzakugirira neza. Bibitseho nzakurinda ubwoko bukomeye. Bibitseho nzogera. Uwiteka arangije ati mwebwe 300 muhite mumanuka mugende mu rugerero. Gasopo kirazira kuvuga bene wanyu. Sinumva irindi zina, sinumva ubwibone murimo.
ni amazina agiye gukora abiri. Harakora izina ryanjye Uwiteka, hakore n'irya Gideyoni. Mubwira ntimwari muhari, ni bonus mbahaye. Mubwira ko azabanesha nkunesha umuntu umwe, mwe ntimwari muhari, ni bonus mbahaye. Ubu tugiye gutabarwa kubw'uyu murevera wateguye ibintu muryana. Tugiye gutabarwa kubw'uyu murevera waraye akanuye musinzirije. Tugiye gutabarwa kubera uyu muntu washoye abanyu muri kuyajya. Tugiye gutabarwa kubwe, tugiye gutabarwa kubwa Gideyoni waraye akanuye muri mu mashuka. Hashize iminsi irenga 10 ataragera mu bana be. Nuba bana nanjye aho ndyamba yiriranwa nanjye, wagira ngo n'abana ntabibuka. Niyo mubwiye nisanga abana arambwira ati oshoshe, yewe nzasubira iwanjye nkugejeje aho ugomba kugenda. Imana imuha umugisha. Dukeneye ba Gideyoni badusohoreza amasezerano. Magana 3 tukabyungukiramo. Uwiteka arababwira ati kubw'inkota y'Uwiteka na Gideyoni mbahaye abamidiyani. Intwaro mugiye gukoresha Mana yanjye mwitegure tugiye gukora. Ni ugufata imuri mu kuboko kw'ibumoso, mugafata n'ikibindi. Ubwo si ibintu bibiri mu ntoki, n'ikintu cyitwa kanwa. Mugasakuza. Tugiye gusakuriza abamidiyani. Hari umuntu ufite telefone ngo ashyira mu kuboko kw'ibumoso yitegure gucana itoroshi ko tugiye kuzunguza imuri. Ko tugiye kuzunguza imuri. Tugakaraga icyo bita abamidiyani twicaye aha. Uwiteka. Hallelujah. Uwiteka ko uvuga ngo arabangabije. Vuga cyane ngo arabangabije. Yesu we ko ufite ubwoba, we ufite ubwoba. Ufite ubwoba. Urumva bari bwongere bakakwica. Sakuza cyane uvuga utarabangabije. Harabangamije. Ngo bageze ku rugamba. Eko. Bafatimure. Ntabwo muracana udutoroce ngo Fatimure. Buri muntu mucanire ibintu birakora. Abafite kwanariza mwirorerere ko tugiye gucana. Tugiye gucana. Kuzunguza. Tugiye kuzunguza. Nguko bazunguza umumediyani yasubiranagamo n'undi, umwana na nyina bagasubiranamo, abafatanije kukuroga bagasubiranamo, abafatanije kukwica bagasubiranamo, abafatanije ubugome bagasubiranamo, umwe yica undi, umwe yica undi, ongera uzunguza basubirana. Hallelujah.
Ninde muntu wemera ko ibi bintu bikoze? Inama ziterana rwihishwa kuri wowe zisubiranemo. Uduti ko twaba kugendaho dusubiranemo. Utunama tukwirukana ku kazi dusubiranemo. Ibyo bafatanya kugira ngo ubimbwa basubiranemo. Hallelujah. Abigizemo uruhare basubirana. Abatuma badatsinda basubirana. Abakuroze kutazara basubiranamo. Abakurogeye abana basubiranamo. Abavuze ngo ntuzashaka basubiranamo. Abashaka kukuroga basubiranamo. Abakuroze ubukene basubiranamo. Bateje umwiryane ntibasubiranamo. Inama ziterana udahari zisubiranamo. Mana ndakumva. Iyo gukaraga rimwe n'inama zibera tugiye kuzitanga gusubiranamo. Umuntu wavuze kuzavuga ntibasubiranamo. Umuntu wavuze ngo abana bawe nibahinga ntibasubiranamo. Abavuze ngo urusengero ngo ntiruzuzura abantu basubiranamo. Abavuze ngo nta terambere rizaba ku buzima bwawe basubiranamo. turi ku munsi wa gatatu wo kubohoka. Tumaze gukoresha gahunda yo kuzunguza umuri. Mwibuka ko hakoze n'urusaku ngo basakuza cyane. Tugiye kuzunguza dukoresha n'urusaku. Dukoresha n'urusaku. Ni jye uri ukubita ibibindi hasi. Mu mpintebe hano. Ni jye uri ukubita ikibindi hasi. Bakoresheje imbaraga zo guterekera. Tugiye kubasakuriza. Ndakubita ibibindi hasi. Ndakubita ibibindi hasi. Nunda huri tayara mfasha nitujya gukubita ibibindi hasi. Mbereke. Bakoresheje indagu bajya mu bapfumu. Bakoresheje akanwa n'amaboko turabifite. Babasha ibintu byacu bakoresheje akanwa n'amaboko. Ibyo turabifite. Ino munsi wa gatatu wo kwibohora. Nuko vuga ngo mwe murazunguza imuri. Musakuze. Uvuga uti ni inkota y'Uwiteka nawe wivuge mu izina. Gideyoni ntahari urahari. Ubwo ni inkota y'Uwiteka na Risa. Ni inkota y'Uwiteka n'izina ryawe.
tugiye kuzunguza imuri dukoresha urusaku nitumara gusakuza icyo bita urusaku ndakubita ikibindi hasi mu mwuka tugaragura ingabo z'abamidiyani aho zahereye zitwononera aho byahereye ukora ntutera imbere aho bahereye uzamura agakora agakamena aho bahereye basakuje ingabo yawe umwaka y'uwiteka neza umwaka y'uwiteka Petero imbaraga ziri hano hantu nawe uri kuzumva ukumva ibishashi by'uwiteka tubanesheje nkunesha umuntu mureke mbabwire ejo ni umunsi wo gusoza nta kiganza ntazakora mesha wenda bibiliya nzareka kuyisoma ariko ejo nta kiganza ntazakoramo ejo nta kiganza cy'umuntu uzateranira hano ntazakoramo ejo niwo munsi wo gukora mu kiganza guhera kuwa mbere mukajya kwakira kuwa mbere bishop kuwa mbere revera ya nije biro nzakira abantu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ku muntu ufite icy'umwihariko ariko mu migiturisho navuze ko mu byo nzabohora n'ibiganza byanyu bene ibiganza bidatanga ntibyakira kirira hano nta mafaranga adakora mu rusengero kuko iyo ageze mu rusengero ko mugiye kwavanga n'ayanditse iyo ageze mu rusengero ntabwo aba akitwa amafaranga ujye uyita amafaranga ugiye kuyahahisha za tomate zawe ariko nagera mu rusengero ntabwo ari amafaranga ni amaturo ni igitambo cyo kubohora nimba Gideyoni yarabohoye igihugu nawe akabohora n'ubwoko bwe n'ibiganza bikabohoka 300 bakakira sinzakora ikosa ryo kuba mu giterane cyo kubohora abantu ngo ibiganza mbisige kandi ibiganza ari byo byambara impeta ari byo bitwara imodoka ari byo bibara amafaranga ari byo bisezera ku bukene sinzabisiga ntabwo nzabohora imitima n'ubutunzi ngo bureke kubohoka shyiramo amaturo hano uvuga Uwiteka nakiriye kubohoka akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo ibiganza byawe nibibohoke mu izina rya Yesu ikiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu Kristo ikiganza cyawe cyakire kubohoka ikiganza cyawe nicyakire kubohoka mu izina rya Yesu bikorwe vuba ikiganza cyakire kubohoka kirakubohoka akira kubohoka mwashyiramo akazi ki ntacyo akira kubohoka ariko wowe ingendo zawe nguta ntawe nubwo umuntu wa hafi aha pasiporo y'imyaka myinshi uyishake ntabwo uzakora ingendo zo hasi n'izo hejuru uzajya uca hasi ariko wabishatse nkanjye akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo ikiganza cyawe nicyakire kubohoka ikiganza cyawe nacyo nikibohoke ikiganza cyawe nikibohoke ikiganza cyawe nikibohoke ikiganza cyawe nikibohoke cyakire ikiganza cyawe nikibohoke ikiganza cyawe nikibohoke wakire ikiganza cyawe nikibohoke ikiganza cyawe nikibohoke wakire ikiganza cyawe nikibohoke akira kubohoka uretse gake muze Imana irambwiye ngo kongera imyaka yo kubaho ubundi ubwo ni n'ubuhanuzi buba busanzwe kuko kurama n'isezerano ryacu ariko ubujijwe kugera ku myaka ubujijwe kugera ku munsi wo gupfa wabanje guca mu maserumo mu mabomboni mu masonde ntabwo uzapfa nabi icyo ni kimwe icya kabiri hari amata Imana igiye kuguha mu zabukuru zawe muze uri inyangamugayo ufite umutima umeze nk'uwa Simiyoni yari umusaza w'inyangamugayo mu gihugu Imana irambwiye ngo ubunyangamugayo bwawe mu muryango mu baturanyi mu kazi hirya no hino ibivunjemo ikintu gikomeye Imana igiye kukwitura
wayikorewe utayiryarya igiye kukwitura. Ibiganza byawe nibibohoke mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Uwo mwana mukozeho ikiganza we bohoka mu izina rya Yesu. Uyu mwana Imana irambwiye ngo imukuyeho indwara yo kuroboka igihorihori, imukuyeho kutongera ibiro, imukuyeho ikirere cy'abarozi n'abakonekone, kandi n'izi saha hari ibyo bamukozeho wakoze kumuzana. Imana iramuhambuye, bari baramuzinze, hari urudodo bajyanye rw'impetso umuhekaho, ibyo barukozeho ubukonekone. Imana irambwiye ngo ipfushije ubusa, arazingutse kuko yari yaranazingamye mu izina rya Yesu. Amen. Akira kuruhuka mu izina rya Yesu. Akira kuruhuka mu izina rya Yesu. Akira kuruhuka mu izina rya Yesu. Mama, yo Imana irambwiye ngo barakubabaje, umuntu wese wabigizemo uruhare, Uwiteka nawe agiye kumubabaza. Ugira impuhwe, ukunda abantu, ntiwaca no ku muntu utamuhaye. Wakwemera ukarya n'ideni, ariko umuntu uburaye akarya. Imana irambwiye ngo ibi yarabibonye, igiye kuguha ititangiriye, iguteguriye zabukuru. Ugira umutima w'imbabazi n'imfubyi watoragura ukarera. Ugira umutima wo kumva umuryango wawe nukira uzawukiza. Nukuri ntabwo uzava mu isi udakijije umuryango wawe, uzandika amateka mu muryango wawe. Akira umugisha Imana iguhere muri iki giterane, kandi imbere yawe hari ingendo nyinshi zikorera ibintu zikazana. Ufite umugisha wo kwakira, uzabonera umugisha mu gihugu bamo, uzabonera umugisha mu majya n'amazi. Kandi Imana iguhaye inzozi nziza, ziriya nzozi wari umazemo iminsi ni Satani wigaragazaga mu kirere cyawe, kandi ikirere cyawe abarozi bagihindiragamo. Imana irambwiye ukiza hano ko ikuyeho igicu cy'abarozi n'abakonekone, kandi kwambitse ikamba ry'ubwiza. Ni Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe. Amen. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Wa mwana urara nabi, ese umubyeyi we bari kumwe? Ndashaka umubyeyi w'uno mwana hano. Ngwino. Uyu mwana arara nabi, arota nabi, mufate mu kiganza. Nawe urabibona ko uyu mwana muri no minsi utazi ibyo ari byo, babakoreyeho ubufindo ndetse cyane nawe ntibagusiga. Ariko uyu mwana babonye inyenyeri ye ko azakiza imiryango. Baze muze hano mwese, abamukomokaho muze hano mwese mbakorere deliverance. Abamukomokaho mwese buri muntu amufateho. Babakoreyeho ubufindo, ariko Uwiteka muri iki giterane akomoreyeho izi mbaraga. Cyane cyane umwana babonye inyenyeri yo kuzatabara umuryango, babona ko azaba umunyabwenge ukomeye. Uyu mwana azaba umushakashatsi, uyu mwana azavumbura. Uyu mwana agiye akubagana, ugira ngo ni ugukubagana bisanzwe, ni amarezo yo kuvumbura ibintu muri we. Uwiteka agaruye ubwenge bwe, agaruye uburenganzira bwe bari baramunyaze. Kirebo biragarutse, kandi Uwiteka arambwiye ngo agusutseho Umwuka Wera. Ugiye kujya uhangana nabo, ugiye kujya uhangana nabyo. Uhawe imbaraga zo guhangana nabyo, uhawe imbaraga zo gukubita abarozi, uhawe imbaraga zo gukubita abakonikoni. Muri iki giterane Uwiteka agusutseho Umwuka Wera, ugiye kujya uvuga bikijyana. Amina. Imana ibahereze umugisha. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Akira umugisha w'Imana. Ikiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Nawe ntiworohewe we, mbega ibizimu we, ni nk'ikiguri cyabyo we. Ye baba we, mbega inzozi urota we, abapfuye mbega ibyo burarotugwamo. Mbega uburyo ubyuka ukagira ngo nturyamye mu nzu yawe, urabyuka ukikanga atariho uryamye, ukibaza ndeba mu mboni imbaraga z'amaso yanjye nazo zirakora. Mbega ukuntu urarorongotana, mbega ijoro ribi kuri wowe. Nimba ari ikintu kibi mu buzima bwawe, ijoro ni ribi kuri wowe. Nukuri ntabwo ndenda kukubaza ngo ndakubekera ngo bivuge, ntabwo njye nkwemeza. Umwuka w'Uwiteka uri muri gyara kwemeza. Bari barakurangije urororangotana mu marimbi. Hari umuntu wavuze ngo bizanga bizakunda, uzapfura umusazi wambara ubusa, ntabwo uzasara.
ntabwo uzasara ntabwo uzasara no ntabwo icyo bavuze kuri wowe bizaraho ndabivuguruje inama zabo ndazivuguruje kandi ubwenge bwawe bari baratwaye ndabugaruje ibi bitekerezo ndabigaruje batwaye imisatsi nyipfushije ubusa bagukozeho ubufindo bagupfunditse ahantu bipfushije ubusa mu izina rya Yesu. Ese ibintu ndi kumva hano ni biki? Igira hino mu bintu bakoze n'ibi birimo hagira umuprotokolo uza muri kire hano kuko yewe nkora ibintu ku mugaragaro byanakira bikazaba ku mugaragaro. Ibi bintu byose ni ibintu bamupfunditsemo. Izi ni konegisiyo zabo, dore konegisiyo zabo ngizi. Bishop ngwino rebe konegisiyo z'abakonikoni aba baruzi ntiboroshye. Ibi ni ibintu bamwesitayemo kugira ngo nikamurya munzanira amazi mbemeza babatinde. Ibi ni ibintu bamukozeho kugira ngo aka kantu nikamurya. Yesu we, umukameramani wanjye yaje asanga hano hari urumuri ruke yisubirirayo. Ibi aka kantu ni akantu bamwesitayemo kugira ngo kajye kagira igihe kamurya, igihe harimo agashima aba arimo yagiserera aho babikorera. Mbega bikonegise n'aho bikorerwa kugira ngo n'agashima bizamuke arorongotane. Mamazi fungura sukaho bishop amavuta yawe ndayazi ntiyoroshye. Sukaho ya n'amaraso ya Yesu turabitwitse turabikarabosa nkotaya turabitwitse tugihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Ikibyimba cyo mu bwoko tutazi, ikibyimba cyo mu bwoko tutazi, ibi bintu bitazwi, ibi bintu bakora bitazwi, natwe tubihinduye ubusa. Suka naha tubihinduye ubusa, tubitwikishije amazi n'amaraso. Mwami Yesu, aya mazi n'ubwo ari make asigayemo yapfundikire turayamuha. Uragenda uyasuke mu yandi woge ube ukorewe deliverance mu rwego rwo hejuru. Aya mazi ndasengeye nyatumye indwara aho iri hose, amaraso ya Yesu amugote. Ibi bintu bakoze, ibyaturutse mu ngo zabo bisubireyo, ibyaturutse mu bakonikoni bisubireyo kugira ngo babone ko twe tudafatika, hanyuma ibyaturutse kuzimu nabyo bijye kuzimu mu izina rya Yesu. Amen. Genda Uwiteka aragukijije. Amen. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nikibohoke, ikiganza cyawe nikibohoke. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nicyakire kubohoka, ikiganza cyawe nicyakire kubohoka, ikiganza cyawe nicyakire kubohoka. Ayayayaya, uraho mubyeyi. Yesu ashimwe cyane. Rega Imana irashaka ko winjira winjiye. Haleluya. Imana iragushaka kukubona wuzuye umwuka wera, urimo uhugura abandi, urimo wihanisha abandi. Iragushaka nk'umujyanama w'ingo z'abandi. Mu magambo make irambwiye ngo huguka kuko urahuze. Mvuze bike nk'umuhanuzi w'umunyabwenge, ariko nk'umuntu turi kumwe mu mwuka uri kumva icyo nshatse kuvuga. Huguka kuko urahuze, nubwo uhuze iminsi ntihuze kuri wowe. Akira kubohoka iki kiganza cyawe cyakira umugisha wo mu zabukuru mu izina rya Yesu. Kandi witegure gushyingira, ibiganza byawe bizaterura abazungu. Uzashyingira abazungu mama, kankubwire mu bana wabyaye uzashyingira abazungu mama. Iyerangiza ingendo n'iyi migisha iri imbere uyigobotoze gukizwa ku gato no ku kanini. Wowe nta nubwo woroshye, uzajya ugira igihe cyo gutembera muri biriya bihugu mama. Uwiteka azashyira ibitwenge mu mutima wawe kuko agakiza karaje. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Amen. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Imana iragukijije. Imana igukuyeho umwuka wo kwibagirwa. Imana irambwiye ngo igukuyeho gutsindwa mu ishuri, iguhaye ubwenge. Uzagira igikundiro ku banyamahanga bafite uruhu rutukura. Ufite igikundiro cyinshi, ufite ubwenegihugu bw'Ubukanada, uzaba muri Canada. Uzaba umuhanga, uzagira uburinzi budasanzwe, uzaba inkingi y'umuryango. Ibyo so atakoze
uzabikora. Imana ikugize umukuru w'umuryango muri iki giterane mu izina rya Yesu, amen. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Takisherebo, uraho neza? Yesu ashimwe. Vuga cyane. Yesu ashimwe. Imana nigo uhubukira uzayikorera. Gukorera Imana urabizi, uzayisenga, uzayikorera, uzaba mu nzu yayo. Dore Imana iragukijije. Haleluya. Hari ubufindo bakoreye kuri uyu mwana, nimbivuga ababyeyi be barakuze barabyumva. Uyu mwana yakoreweho ubufindo ngo azamere nk'ikintu cy'ikigoryi mu muryango, bajye bavuga ko ubutunzi mufite, kuko mugiye kugira ubutunzi bukomeye, bajye bavuga ko ubutunzi mufite ari uyu mwatambye. Imana uyu mwana imuhaye gutungura abantu, azakira, azaba umukire. Uyu mwana azakomera, uyu mwana azazana umugisha mu muryango. Uyu mwana niwe uzajya umenya bene wanyu mutakigeramo, niwe uzajya ujya kubamenya, niwe uzajya unakubaza ati uyu nguyu ko mutari mwarambwiye ko ari mwene wanyu, muzajya mwumva aho yagiye mu miryango mutari muzi. Uyu niwe uzaba agahuza miryango. Akira umugisha w'Imana. Witeka gukora kurazirana. Bishop ugenda gukore mu mutwe, agukore mu mutwe, agarura ubwenge bwawe. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Se nkawe ko bakuriganiye, ko wakererejwe, urwego urimo utari ugakwiye kuba ari rurimo, ko bagukoreyeho ubufindo, ko bagukoreyeho ibyamfura mbe. Uwiteka arambwiye ngo arakurengeye muri iki giterane. Uwiteka agukozeho, Uwiteka kwambitse imbaraga, araguhinduriye kandi ugira agakiza no kwegera Imana, usenge mu buryo budasanzwe. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. 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 Fata hano gutya ngo usengere. Ndahagarika umwuka wo kuva amaraso mu mazuru. Ndahagarika umwuka wo kuva imyuna, kubomoka mu mazuru bakabura indwara, amaraso akamushiramo akarinda apfa. Aka kanya ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo, amen. Igendera amahoro. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Dore Uwiteka agukijije ubudebiri, wagombaga kuvuga kuri debiri. Uwiteka aguhaye ingingo nzima. Akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Mbega umwana w'umugisha we, rekura biswi barayigura muyo basigaranye. Mbega umwana ufite umugisha, mbega umwana ufite imibare. Uyu mwana azatsinda imibare, uzampamagara. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Kiganza cyane kibohoke mu izina rya Yesu. Kiganza cyane kibohoke mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu. Kiganza cyawe nikibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Oh, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Turagira ngo twakire umuyobozi wari waduhaye gahunda ayisubirane. Ejo muzama umwanya kare kugira ngo soze nsengera buri muntu, kuko ndashaka ko kiriya cyumweru kizatangira. Genda ndashaka kuzagaruka muri iki gihugu buri muntu afite amashimwe mashya. Izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Amashyi menshi ku mana yacu.
murakoze cyane